urujijo. Umwuka wera azi gutandukanya umugore n'umukobwa. Nubwo umukobwa yaba abyibushye afite ibiro byinshi ameze nk'umumama, umwuka wera arabizi. Hanyuma umwuka w'ibinyoma rero ni umuhajenti mwiza w'ubwami bw'umwijima yaseseye mu bantu b'Imana abatera kwanga Imana umwuka. Imana n'ibyayo. Abantu banga Imana umwuka kuko bibwira ko ariyo yavuze kandi atariyo yavuze. Ubundi iki kirere kibamo amajoro atatu. Hari ijuru rya mbere ry'ibigaragara aho umuntu ashobora gukwaturaho ibintu byiza bikaba. Iyo migisha uko ari itatu umuntu ashobora kuyihabwa n'umukuru w'igihugu, ukayihabwa n'umubyeyi wakwibarutse niyo yaba ari umusazi. Yavuze ngo mwana wanjye uzakomere, urakomera. Niyo mpamvu ukwiriye kubaha umubyeyi wawe niyo yaba ari umusazi afite ubumuga bwo mu mutwe. Ukwiriye kumwubaha niwe Imana yanyujijemo ngo ubeho. Yavuze ngo mwana wanjye uzabyare, urabyara. Yavuze ngo mwana wanjye uzaheke, biraba. Niyo akuvumye hari igihe bikunda keretse iyo wizeye Yesu Kristo. Icya gatatu kiba mu ijuru rya mbere ni umugisha duhabwa n'abashumba, ababyeyi bacu. Uyu ashobora kudahanura ngo yerekwe arebe yo kuko mubyibwira, ariko ibyo twatuyeho bikabaho. Niko byagendekeye Hana. Yaravuga ngo ngiye Uwiteka ngo ibyo musabye. Ntiyiriwe arota, ntiyiriwe yerekwa, ntiyiriwe agira ngo ntabwo bako n'Imana yavuganye nawe. Yaravuga ngo igendera Uwiteka ngo ibyo wagize gute. Amagambo ava mu kanwa k'abakozi b'Imana yaba yeretswe yaba ateretswe ni umuhesha w'umugisha. Ibyo biba mu ijuru rya mbere. Mu ijuru rya kabiri naho Satani akorera yambaye umucyo. Abanyafurika twigishijwe ko Satani afite amahembe ameze ni umugabo w'igikara urahura n'abagenda muri velvet. Agenda muri velvet avuga igifaransa ati komata peti uti wije amapera. Urahura nawe yaje ateza indege. Hirya ateza indege. Ntabwo Satani afite amahembe inshuti zanjye. Ntabwo Satani ari igikara aratubeshya kugira ngo babangishe abirabura. Ntabwo ariko Satani asa. Bibiliya yita marayika w'umucyo. Marayika w'umucyo aragenda aravuga. Aragushobora uririmba, aragushobora ubwiriza, aragushobora warasengeye Kanyarira, aragushobora warasengeye mu mazi, ni marayika w'umucyo. Ariko turashimira Yesu amurusha imbaraga. Ariyo uza baciye cyane. Hari ijambo ninya muri Bibiliya gato. Niba ngo uwo munsi w'imperuka ngo tuzakandagirira hasi abanzi b'Imana. Ngo tuzakandagira abanyabyaha munsi y'ibirenge ugasanga harimo umwana wawe. Ujya gusoma Bibiliya mugasesema ugasanga harimo mama wawe. Imana idufasha abacu tuzabane mu ijuru. Kandi mujye musenga mubwire Imana ngo dutabarira abacu. Tuzaribatira abana munsi y'ibirenge byacu. Harimo n'abapapa, harimo n'abamama, harimo n'abanyagose, harimo n'abanyakorobe. Bana we uyu munsi Imana ibahishurire Yesu. Narivuze ngo Imana ibahishurire Yesu Kristo. Abaje gusenga amen. Hanyuma rero hari abantu bakiriye ibintu byo mu ijuru rya kabiri. Genda gusa n'ibyo Imana yakavuze. Kare urabizi ko nageza n'ejo Yesu ashobora kunkoresha nageza ejo. Umfashe ntaza gutinza abantu hano. Uze kumbwira. Haleluya. Amen. Abantu benshi bahawe ibyo mu ijuru rya kabiri. Babwiwe ibintu bisa n'ibyo Imana yari ikwiriye kuvuga. Bahabwa amavisa atari ibivuze. Bahabwa abana atari batanze. Bahabwa abagore atari ibivuze. Ikimenyetso ntabwo ibintu Imana ivuze bisenyuka. Ntabwo bibaho ntabwo. Imana ntivuga ibintu bizasenyuka keretse nyirabyo yabigizemo uruhare. Haleluya. Nasubiramo. Imana ntivuga ibyo izasenya ntabwo isenyuka keretse nyirabyo yabigifashije kwisenya. Imana ivuga ibintu bizarama. Haleluya. Imana ivuga ibintu bizatinda bikamara iminsi. Ariko ubwo bamuhanuriye ukwezi kwa gatatu bakwita agashushu pe. Ukwa kane batangira kumanura ati ukareba. Kwa gatandatu dore sinari nzi kugira inkovu. Ibyo byavuye ku
ntabwo byari birimo ibyo ntibyarimo yafashe asante sana amen urakoze mana mushyira aya mazi hariya bamushyira mu mpuza araga n'umubiri dukoresha umubiri ntabwo turi bizima yavuze wajya mu ijuru rya gatatu uyumva iby'amatwi adashobora kumva umubiri ndareba n'iby'amaso y'umuntu adashobora kureba ibi byabaye kuri Yesaya yari umuhanuzi mwiza ariko atarakiza umunwa atarakizwa umunwa buri wese agira intege nke ze arahanura mu gice cya mbere birasohora arahanura mu cya kabiri birasohora ahanura mu cya gatatu birakunda mu cya kane ntabwo uretse guhanura maze wiyereke ibyo mu gice cya kane nabyo birakunda mu gice cya gatanu icya gatandatu hano njyewe Yesaya umunsi uziye yatanzemo umwaka uziye yatanzemo nari ndi mu mwuka haleluya ndafashwa cyane haleluya Imana muri bitera nanjye ndayumva nari ndi mu mwuka ngari narasenga ijuru rirakinguka ngajya kubona abandi bizima igifite ishusho nk'iy'umuntu igifite ishusho nk'iy'ikizu igifite ishusho nk'iy'intare igifite ishusho nk'iy'inka ngabona byose biraje ngo birimo birazenguruka intebe y'Imana birivuga urera 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 ngo kandi abana ntibiruhuka ntibiruha abwira Imana ati njya guha niyo nahameye cyane bano bafite stress ati no guharurira abari abantu birapfa none ubana n'abantu bahora bavuga urera ku manywa na nijoro bataruha abwira Imana ngo sinzongera guhanura mfite ikibazo
baramubaza ngo ufite ikihe kibazo, marayika ati tonde turakizi, ufite ikibazo cy'umunwa. Kandi kuko tugukeneye mu muhamagaro nta kindi twagukorera, turakweza umunwa ukomeza umuhamagaro. Imana iguhishurira icyabiteye. Imana ibwira marayika iramubwira ngo tujye mu Bugarama ukuremo ikara ryaka ku munwa, urikoze kuri uriya mugabo uhanura cyane ariko utarakizwa. Uri gukozaho dore nta handi intege neza ziri, aravuga wa afite umunwa. Ibiganza ni bizima, ibirenge ni bizima, amatwi ni mazima, ariko ikibazo cy'umunwa cyo kiramuzengereje. Imana izakugira intege nke, ubwire marayika hakoze ikara ryaka. Abaje gusenga haleluya, bicaye kubwira ikimenyesho cyakujije. Amen, amen. Yesaya ngo bamukozaho ikara ku munwa gatawuye, nejejwe noneho mwana wanyu. Hanyuma dukwiye kumenya twumva n'ibyo mu ijuru rya gatatu. Amen, amen. Ibyo umuntu adashobora gusobanura. Yego, yego. Ugahanura nk'uvuye mu ijuru rya gatatu, ukabwiriza nk'uvuye mu ijuru rya gatatu. Amen. Ukavuga ibintu Yesu yakavuze ari ku gatuti. Amen. Ukabwira abantu ibintu bisa n'ibyo Yesu yakabwirije ari hano. Haleluya. Unyishyize haleluya. Haleluya. Amen. Wajenti wa gatatu, imbaraga z'umwijima zifashisha. Twabonye idini, tubona umwuka w'ubuhanuzi, hanyuma turavuga na Antikristo. Antikristo we, kubera ko Imana itaramuha uburenganzira bwo gukora itorero rigihari, we akora mu buryo bw'amabanga. Mayere. Hanyuma Antikristo akora gute? Yohana yaravuze ngo Antikristo ni nde? Ngo nuhakana ko Kristo ataje mu isi yambaye umubiri. Bamwe ntibemera ko Kristo yabambwe ku giti, abambwe gutya bifite icyo bivuga. Abandi bahakana umuzuko wa n'umwuka wa Antikristo, ariko twebwe Yesu yaratwishuriye, kandi umwuka we yaratwishuriye Yesu. Abaje gusenga haleluya. Antikristo dufite imbaraga, kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye yose. Imana ihabwa icyubahiro. Turabyemera ko yapfuye azira ibyaha byacu, ntabwo yazize ibyaha bye, yaziraga ibyaha byacu. Umwuka wa Antikristo uvuga ko Yesu yapfuye azira ibyaha bye, ariko twebwe umwuka we yaduhishuriye ko yapfuye azira ibyaha byacu, yaziraga ibyaha byacu. Antikristo rero ateye ubwoba kuko akorera mu mayoberane, anihishe cyane inyuma y'umwuka w'idini, anihishe no mu mwuka w'abahanuzi b'ibinyoma. Ariko abizera Kristo bazamuvumbura, bazamuvumbukana, bazabwira abantu ibyo kubabarirwa ibyaha. Hari n'izindi nyigisho zaje zihejejwe n'uwo mwuka wa Antikristo, zibwira abantu ngo mwababariwe ibyaha mwakoze kera, n'ibyo mukora ubu n'ibyo muzakora. Kwihana ntacyo bimaze. Umwuka wa kabiri wiherekeje, babwira abantu ngo ntimugasenge, Yesu yarabasengeye. Izo nyigisho ntaho zitarahagera, ariko Imana ibarinde mu izina rya Yesu. Bapfobya amaraso ya Yesu. Igihe cyo kwezwa ntibemera n'igaburo ryera, baba igaburo ryera ryataye agaciro, ibyo ngibyo twe twarizeye. Ariko Yesu afite imbaraga zo guhishurira ab'itorero, akababwira aho ibihe bigeze n'iminsi. Abanyambise twese amen. Niko ndavuga ibintu bifite imbaraga bifatika biritenjemo. Hanyuma iri jambo twasomye nimo ndihuta kugira ngo nze gusoza kare tuze gusenga. Uyu mugabo witwa Yerobowamu ni umwe mu bagabo b'ibitangaza. Bibiliya imugaragaza n'umugaragu wa Salomo. Salomo umuhungu wa Dawidi. Hanyuma uyu Yerobowamu yabwiwe n'Imana ibintu bikomeye bitari bimukwiriye. Yerobowamu yari umugaragu wa Salomo, kandi aba mu rugo rwa Salomo nk'umugaragu nyine uba mu rugo umwana, akora imirimo yo mu rugo. Ariko kuko Salomo yaje gukora ibyaha, bituma Imana ifata icyemezo gishyashya cyo kugabanya ubwami bwa Isiraheli mo ibice bibiri. Kimwe igihande kimwe kigira ibice bibiri mu muryango wa Yuda wa Benyamini, hanyuma indi miryango 10 isigaye Imana yiha Yerobowamu. Umunsi umwe ngo yari ku musozi arimo aragenda, ngahura n'umuhanuzi Ahiya. Harabwira ngo Yerobowamu umugaragu w'umwami Salomo, Uwiteka avuganye nawe ibi bintu, kuko Salomo yakoreye ibyaha ntagendere mu mateka n'amategeko byanjye nk'uko Dawidi yabikoraga.
ndirahira Uwiteka fashe icyemezo cyo guca ubwami bwa Isirayeli n'ibice bibiri nzaguha imiryango 10 ya Isirayeli uyobore kandi ntiwikange ngo umugaragu kuko nigiguhamagaye kandi nzaguha imbaraga icyakora hari icyo ukwiye gukora ukwiriye kugendera mu mategeko n'amateka byanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yabikoraga. Amen. Abaje gusenga amen. Amen. Yerobowamu arabyumva ari nkanjye babibwira ari gutenderwa ntakabonye murabizi Imana ivuganye natwe tuti merci papa urakoze cyane mama uri umubyeyi niko Yerobowamu yigiraga turakoze Yesu umuhaye ubwami n'abugaragu urakoze cyane muzi ukuntu tuyatwishimira amasezerano icyo yakubwiye ikirindisha icyo yakumukije barakubwira ngo ugiye kuba umwami ariko uzirinde ntuzagire izindi babishyira mu maso yanjye uramenye ntuzifatikanye n'abanyamahanga gutuma ubwoko bwanjye buterwa n'intambara z'uburyo butandukanye uramenye uzagendane nanjye Yerobowamu arataha abyina nk'uko tujya dutaha yarabivuze tubyina Bibiliya avuga ngo Abisirayeli bamwimikisha amavuta hanyuma ahinduka umwami w'Abisirayeli rimwe ngo yicaye yarubatse inzu ipenuweli ngaravuga mu mutima we ngo Abisirayeli bazigumura ngo basange umwana wa Salomo witwaga Rehobowamu ariko kugira ngo nzigamire imitima y'Abisirayeli reka mwubakire imana zitari Imana Uwiteka abatangira kwiyubakira ibimuteranya nayo kandi ibiguteranya nayo ntibiri kure biri muri ya myenda wambara biri muri bya bindi wanyweye biri hahandi muri ya nzu winjiyemo nta bindi n'ibiniki nibyo byaguteranije nayo. Ngabwira abatanzi ngo ikigirwamana kimwe bacyubaka i Beteli ikindi bagishyira indani ashyiraho ibindi bimuteranya nayo. Abwira Abisirayeli ngo kujya i Yerusalemu gutambira Imana bizajya bibagora n'abaremeye Imana hafi ngo bakajya baza bakazikubita imbere bati niwe Mana yacu yadukuye muri Egiputa niwe Mana yacu yatugaburiye niwe Mana yacu yishyuriye abana minerivare niwe Mana yacu yadutuje mu mujyi wa Huye niwe Mana yacu bakabyikubita imbere Imana irarakara itumaho umuhanuzi iravuga ngo ihute ugende ujye i Beteli ugende ubwire Yerobowamu umubwire ngo ndi ya yindi mwavuganye cya gihe. Abaje gusenga amen. Amen. Narizi ko ngeze ahakomeye ntabwo biri kuzamuke cyane umubwira ngo ni ya yindi mwavuganye none kuko warenze mu mategeko n'amabwiriza birahindutse ndirahiye Uwiteka ndavuze ngo uhereye none amasezerano yanjye nawe ndayasheshe uhereye none Yerobowamu ndavuze ngo ibyo biravuganye ndabirangije kandi iki gicaniro kiracika n'ibice bibiri imvura ijya ukwabyo iby'iburasirazuba iby'iburengerazuba iki gicaniro kiracika n'ibice bibiri n'ubu Uwiteka ndabivuze ngo Yerobowamu agira ngo Imana iratera puranka irimo irakina bari gukina puranka ntabwo Imana ikina uzakine na anti ukine na tonto ariko nugera ku Mana wicecekere kandi numva ntacyo ufite kwivuga ujye wicecekera nibyo byiza. Ngahita afata ukuboko kwe abwira umuntu w'Imana atapfa ngo si ibyo byaba n'abajepe mfite bandita ibyo si byanyorohe ndabwira ngo barakubeshye ngakizamura ukuboko ngo kuranyunyuka kuhita kurwara parariza ngo kugumayo aratagatiye umuntu w'Imana wenda apfuye mbwira iyo Mana yawe nyize hari ibintu Imana igiye kunyunyura amaboko muri iri teraniro reka mbabwize ukuri kandi ni umuhanuzi wunshyize amen. Umuntu wese wagutunze urutoki ari Imana mwavuganye Imana igiye kumunyunyura akaboko reka nsubiremo umuntu wese watunze urutoki mwaravuganye naye akabangiza acahise ubuse ngo yambwira ubuse ngo yantinyuka ubuse ngo yambwira ubuse ngo icyo yantwara Uwiteka kujya muri iri teraniro aravuze ngo igiye kunyunyuka amaboko ngize amen. Rero benasto dema ukuri kw'Imana nkorera iteka umuntu wese watunzwe ukuboko kuvuye ku muzima mubi
Takumba. Gatumya Biblia mambo amaboko y'abanyabisa hasaguma ku myaka w'agaciro Oya. ntibishoboka Imana ije kubakiza amaboko y'abanyabisa nibashaka n'abagenda muri kaunti nibashaka n'abagenda Tanzania nibashaka n'abagenda Ishariya umugabo w'itekamuze umukimana muze Imana ije kubakiza Amaraka. yewe torero amaboko y'abanyabisa hasaguma ku myaka uyu munsi utaha uryame niba ufite amatwi yawe niba ufite ibirayi biteka agafiriti niba ufite kawunga uyisonge neza n'amahoro uwiteka aravuze ngo amaboko y'abanyabyaha azaguma kuba ku mwami wa cyatsi no vuga ngo no vuga ngo no nashaka no kurusha diplome nashaka no kurusha ijambo nashaka no kurusha urubyaro nashaka no kurusha umuntu w'iteka avuze amaboko y'abanyabyaha hazaguma ku mwami w'abakiranutsi ese kugira ngo muzagira agaciro ryabo niko mama uzagira agaciro cyawe wowe mutarekana ibyaha Yewe. kuki mutabaririza ibyaha Totale bora funda. kuki mutigererayo umugore utekamuze Yego. amaboko y'abanyabyaha hazaguma ku mwami w'abakiranutsi niko Imana ivuze Amen. 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 ariko niba byubatera urashaka kuruhuka umunaniro w'isi gusa muri bumva Ijuru atana. urashaka kuzamuka muri bumva Oya. Turuhuke tukiriho. Tutaragera ku irimbi. tuzajyayo ntacyo reka byemere gato tuzajyayo ariko tukiri muri ubu buzima mama wowe ndimo nareba wowe abikorohereze habanje gusenga haleluya Amina. umumama umwe yari afite umugabo mubi cyane umugabo mubi cyane akajya gukubita pe akamukubita nk'uko mbona bakudiha akamukubita no mu kirisitu Imana yambwiye ngo nzamuguhanira ihangane nzamuguhanira Imana imuteza indwara y'iminota 10 gusa Minota 10. ajya mu bitaro ngo yumva ari ibintu bisanzwe avuga ati akajya kureba muganga muri agakontorole yakoreye check-up areba uko ameze iminota 10 gusa umugore yihuta agiye kureba shushu be wari abagore bihangana cyane abakijijwe Kabisa. avuga ati papa w'abana banjye ararembye arapfuye Mani baho umugisha ka. akigerayo asanga umugabo arimo areka ajya muri koma umugabo aravuga ngo nje kurwaza n'umwanzi wanjye ari mama w'abana nje kurwazwa n'umwana wanjye hari igihe Imana ikurwaza ikurwaye Umwana. hari igihe Imana ikurwaza ikaguha imodoka ikurwaye ikaguha kubyara ikurwaye kandi babwiza ukuri ntabwo inogo yatumye Yuda atiyahuda Yuda yariye inogo ayisangira na Petero Yes. ni nawe babanje guha abanza kumutamika gato niwe babanje gutamika bamutamika inzu bamutamika umugabo bamutamika umugore iyo ni inogo agiye kwiyahura yiyahuye yariye igaburo
ntabwo ari vuyeho kubita si igitangaza si igitangaza neza kugurisha bihane by'abanyakigali inogo ni diplome wakuye hano hirya inogo ariko si igitangaza iyo utizeye kristo wiyahura n'inogo yewe cyangwa naje gusenga turahari inogo ni bazereshe inogo ariko uzasanga abantu benshi barira bariye kandi yesu yabahamyeho yego All the stars of utaha uzamure santire ariko gato urazigura ntitumenye ahantu bazikimaze biga nje kurwazwa n'umwanzi wanjye yazanye agasomba akishara agapfa azana umureti azana amagi atogosheje hari n'abarwayi barushya ati sheri shube dore uko kireba kandi ari muri koma yibaza aravuga ngo ndashaka kugusigira urwibutso ndimo ndabona ngiye ngarikokora mu mbaraga ze zose yarasigaye yamukubise urushyi abaganga bose baza kureba ibibazo yaga ikihebe asoje kumukubita urushyi imana yavuga ngo urakoze kubabaza umwana wanjye hita ucaho ahita yikunja nta muntu uremerana imana ibara ntiyarize babwiza umugore akubita umugore ntabwo dutegereje kuzababazwa twapfuye imana itwabazure twaramaze kugera mu mva ufite bonasi mukiriho yesu yaravuze ngo data sinsabye kubakura mu isi ahubwo bari kumubwire imana yavuze ngo ntabwo amaboko y'abanyabyaha azaguma ku mwenda w'abakiranutsi kandi iri jambo ni yaramuwagira ngo imana agakina abwira umuntu w'imana tukuboko kuracyunyutse kujemo pararize sabira imana ngize sabira uwiteka amahore imana yamwita nta kibazo imana ifitanye nawe ntacyo mfitanye nawe rwose kira barakira ku bukenga akomeza akora ibyaha imana icyo yakubwiye ikirindisha icyo kubujije niho turi topic ni umwana we ararwara nk'ikimenyetso cyerekana ko imana iri seriye kandi ishaka ko yihana ararwara baravuza biranga abwira umugore baramubwira ngo umugore wanjye imana turahemukanye ku gicaniro nzi ibyo yamuze ntabwo nayisubira imbere noneho yaguramo amenyo shaka ukuntu wiyoberanya ugenda undebe umuhanuzi witwa hiyo twahuriye ku musozi niba wamanuriye ibingibi ntabwo nayisubira imbere ejo bundi yarengeje n'imana niyo yatabara genda uyibarize wibaza ko umwana wanjye kari imfura azakira mukayiro kwa matese shuko nkubaha nta kibazo ariko atari ko uru rugendo rufite amahame ugenda wigize umutindi nyakujya ntibamenye ko umugore w'umwana bamushakira inshokero arazambara agenda yiyoberanyije nibwo ndareba urugendo rw'uyu mugore ngaragenda ngakigera mu marembo y'inzu y'umuntu w'imana umwuka wera ngo yongera Mahiya haramubwira ngo Mahiya ukayobo waba n'umugabo wawe nibwiye ko washaje utakibasha kureba naje biranye hari ijambo Pawulo yandikiye abagore n'abashumba yarabye ngo umuntu wacu w'inyuma arasaza ariko umuntu wacu w'imbere ngarushaho guhinduka arushaho guhinduka arushaho guhinduka agenda yirukanije aramubwira ngo bw'ibyo byanjye by'umugore w'umwami mukayiramo araje umubwire umubwire ngo umwana wanjye ntabwo wawe ntazakira kandi ikimenyetso uravugishinga ibirenge ku mbuga yawe urahura n'imbisi nahagera umwumvirire arazana ko hagati muraho abakozi b'imana muraho muraho ahiyatinjira di mfite amakuru muraho murabizi hari imvugo z'i Kigali n'imvugo zo mu Kinasha Kigali iti ni hello guys ati hello guys niko mu Kigali basuhuzanya nta n'ukivuga Yesu ashimwe urabona ati hello guys Yesu ashimwe igiye kuzimira ariko ntizazima duhari Yabona kuti shalom Yesu ashimwe na hello ari mu ijuru batazi ariko iyo uvuze Yesu ashimwe baravuga ngo uyu nguyu yavuze umuntu w'iwacu abandi bese haleluya ururimi rwo mu ijuru
Mukayirobowamu ati muraho igihuturage muraho amakuru imvura iragwa bati imvura iragwa ninjira ashaka Mukayirobowamu ngo arinjira ati wayobye kweri hano ntabwo bahiyoye ntabwo biyoberanya hano aha nta muntu uhiyoberanya hano hari amaso hari Mukayirobowamu ati mu izina rya Yesu baramfashe hanyuma nta bintu byinshi mvugana nawe itahire ikibazo cy'umwana ntabwo azakira urahura n'abantu baje gukubikira ukigera ku marembo bakubwiye ngo umwana pshu kandi niwe wenyine uzapfa urupfu rwiza abandi bose bazarebwa n'imbwa n'inkongoro ku misozi kuko n'Uwiteka icyo nabwiye Yerobowamu ntabwo yakiririshije icyo namushije none umwana ntabwo azakira iyo ni meseje Bibiliya iravuga Imana Yerobowamu amagambo akomeye kuyavugira ku ruhimbi izi saha biragoye Yerobowamu ngo nzahera inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu ahera umwanda akawumara Imana igivuga ibikomeye Imana igivuga ibikomeye wayibabaje umuntu umwe twarasenganye maze imyaka 9 atajana ntaniraho turasenga muri gabanya ifiriti ngo wabaga i Kigali nani wabaga i Kibuga iwacu wasubiseraga mutariye wabaga wabenda ibyahuraga kandi urumva umuntu arabyibushye afite ibiro byinshi icyo gihe murebe ibyo napimaga nanjye kwinjiramo byansabaga andi masengesho tubaze Imana turamuntu arazira iki Yesu tubwira ikiramuntu azira kumva cy'umukobwa yakuyemo indi 9 tuzabanza tumenye icyabiteye narabivuze nge mushugi banza umenye icyabiteye kare abaje gusenga haleluya gupfa gusenga tuzabanza tumenye icyabiteye baniya gusengera n'abadasengera ejo bundi twakoresheje urwamo muri korali imwe bagiraga sisiteme ngo yo guterura abageni ngo bari gusimbiza ngo bari gutetesha kumbe turasimbiza ufite ayirindwi amezi kunyakunyeri tugasimbiza naho tukumva marataka tukagira ngo yafashishwe kumbe inda nipfutse yaje mu rusengero agatimba katari hano bafite amayeri ba Joseline bafashwa cyane yari yabitubwiye tuzabanza tumenye icyo mwazize ukeneye umwuka we Imana iratubwira ngo ntabwo ndi bubabwira ari hano nzamutumaho nzamwibwirira ari wenyine Imana irubaha imutumaho umugabo wari uvuye mu gishanga avuye guhinga umuceri iravuga ngo ntiwirirwe gukaraba umuntu ujya kugutumaho mu mwiburo ugenda n'ibyondo winjira muri salo ze dore ajya yiyemera agafite amatapi umubwira ngo nta muntu ujya usuzugura abaje gusenga haleluya biramubwira ngo ndakumenyesha icyo nshaka kukubwira uhageze akinjira kuri gate akihagera ngatangira kumva ameze nk'ugeze muri maternity kagiye bakaba akanditi akandikati ndimo numva amajwi ari kusimbona abantu Imana iti byo nkubwira ndabikubwira ugezeyo arinjira asanga Imana yarabwiye umuntu irambwira ngo utegure nakohereje umushyitsi agiye kubona umuntu ufite ibyondo wivire kwihingira umuceri ariko ngo banza ukuremo inkweto umugabo aravuga ngo Imana yambwiye ngo urimo uribona iravugana nawe mfite ibyondo niko bimeze iramubwira ngo rero ndabizi ko wasenganye n'abantu usaba umwana iramubwira ngo umubare w'abana nagombaga kuguha warawurangije mfite abandi bari mu mavi basenga bashaka abana bansaba abana muri sitoke y'abana abawe bashizemo nta kintu kirimo sitoke ni icyo yakubwiye ikirindishe nubwo ntabwo wowe wayikuyemo ariko wambaye akitabo wambaye akibi kandi kuko leta ari umubyeyi yabashyiriyeho n'amasosiyete abaha imashini kugira ngo mutazasonzana n'abo mwabyariye iwanyu kuko leta ari umubyeyi ariko ukojeje Imana isoni ukojeje n'umuryango isoni nayo n'igihugu utumye gikora bije kitateguye kuko naniwe kwirinda icyo yakubwiye ikirindishe icyo yakubujije iyo topike ni sawa abaje gusenga amen amen
Haleluya. ijambo twasomye ndashaka gusohoza mushumba. Ubora. Yesu we. Mane. Reka da. Ariko abagore naha muri beza ba. Haleluya, haleluya. Simiyoni we yafashe icyo Imana yamubwiye akiririsha icyo yamubujije. Mane. Muri Bibiliya harimo abantu banezeza cyane. Uyu Simiyoni ngo yabwiwe n'Imana, ijwi ry'Imana ryaracecetse. Imana yaracecekanye abantu. Iramubwiye ko Simiyoni we ungiriyeho umugisha. Ntabwo uzapfa utabonye Yesu. Ntuzapfa utabonye agakiza k'Abisirayeli. Ngo umunsi umwe umwuka wera aramubwira wihute ujye mu rusengero. Hari ibyo nshaka kukwereka. Nshaka gusohoza isezerano. Ngageze mu rusengero asanga Mariya na Yosefu baje. Abantu mwarize icyo Imana yabavuzeho mugiye guhura na Yesu. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Ntabwo bisatinda mudahuye na Yesu. Kuko mwihanganiye abandi bananiwe. Haleluya sana baba. Oh, rest I forever. Simiyoni ngajya mu rusengero ngagiye kubona Mariya na Yosefu bazanye wirya. Baza baririmba bati kuko nta jambo Imana ivuga muri ibi. Tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye igicaniro tujye gutamba ibitambo byishimye by'urwibutso ko yadutanze. Ngo bahageze basanga Simiyoni arahari umutambyi kandi umugenzi w'Abayuda ariko wagombaga kugenda. Yesu yari afite iminsi 8 gusa. Ngo Simiyoni aramuterura ngamusengera ngakimuterura arafashwa. Iyo twarindishije icyo Imana yavuze, ibyo yavuze iyo bitugezeho turafashwa. Munyikirize amen. Kandi hari ibimenyetso bibiri bigaragaza ko icyo Imana yakubwiye wakirinze. Icya mbere Imana igishakira abafana. Protokole. Oh, Uru ni rwo ruhembe rwa mbere rumpaye Kristo. None ikinga ngo wamutuze ngo uriya marayika Imana yaneguye. Haleluya. Barageze bararuha. Simiyoni gaterura Yesu ati Simeon. Simeon. mbonye agakiza. Sezerano gusohoza. Mbonye agakiza k'Abisirayeli. Simeon. Niba Imana yandindirije, niba Imana yantegereresheje, niba icyo amaso yanjye yari akwiye kubona, abwira Imana ngo nushaka usezerere Mugaragu wawe. umugaragu wawe. Wakoze cyane Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Icyo yakubwiye ukirigishe, Wakoze Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Nabyo Heburayo yavuze ariko twebweho ntidufite gusubira. Ahubwo dufite gukomeza Kwizera. kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Dufite kwizera kuzatuma turokoka ku mujinya w'Imana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Yavuze kandi ngo iyo baba barashatse gusubira iyo Baba barabonye uburyo ngo bari bafite uburyo bwo gusubira. bwo gusubira. Kandi igituma badasubirayo Barashaka ngo bajya mu ko mudugudu. wirusha icyo gihugu. Ngo nicyo gituma badasubirayo. Amen. Urakoze cyane. Banze kunywa inzoga batabuze amafaranga. Imana ihabwe icyubahiro. Banze kwambara ubusa atari uko batabishobora, bafite abatayeri bawe, ariko barashaka gakondo. Wirusha. Barashaka umudugudu Imana yubatse. Wirusha icyo gihugu. Amen. Hari ibintu bitanu bidushoboza gutuma tudasubira inyuma Yeah. ngo twirengagize icyo Imana yavuganye natwe. Abanyumvise amen. Uyu munsi ndavuga Imana nijana. Bose bose. Kabisa. Ageze mu rukingo. Icya mbere gituma tudasubira inyuma ngo dushobore tukwe Elasti. tukaba tugiterana n'umwe. Amen, amen. Icya mbere ni icyo Imana yatuvuzeho. Cyamana tuvuze isezerano. Ako niko. Ako niko. Niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya bizazo. Imbere y'Imana ikibeshya, ihinduka ibyo yavuze byose bizasohora.
sawa Jimana we yatuze muretse tubanze turebe yesu bizarangira neza uba mukobwa mwiza hari itariki imwe bizaba ari kuwa gatandatu Samedi. usaba no gukwe bizaba ari saa tatu gusezerana imbere y'Imana bizaba ari saa munani resebusiyo izaba ari saa kumi n'imwe uretse kugira ngo utarameneka bizarangira yego Gumamo. uretse kugira ngo utaramenya Imana itarakwambikira ikamba yego warakoze mubyeyi uretse kugenda papa abantu bari bakaza kumushima uretse bizarangira uretse kugenda nubwo bimeze nabi uretse kugenda bizarangira neza iyo kumenya nawe niyo kwizerwa no kubikora izagira umuta ugize ko nshaje umusatsi waje mwibwi kuko nabyatangiye kwanga ntabwo ku Mana bizahaga haracyari ibyiringiro ko naho igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka ndafashijwe muri iri terambere uretse kugenda mwemuretse turebe uko bizarangira nubwo bimeze nabi hangana shinyiriza abantu bajya bareba za manshi niba byabyumva bigenda Golasi wari iminota yitwa iminota y'inyongera mu minota y'inyongera abantu bose baba bahuyeho amaso bavuye ngo ibyanzu mu minota 90 se birakunda muri ibiri ya nyuma birakunda muri itatu umusifuzi ashyizeho ariko kuko Yesu avuze aravuze ngo aguhaye iminota y'inyongera
Hello Stansi. Uretse kugenda. Mana uri kuvuza. Imana ifite imbaraga zo kugira ibintu ikokora. Ijambo ryayo rikokora amashyamba. Ukandi ijambo ryayo rishwaza ibinini by'umuriro. Umuriro wagucaniwe Imana ije kuwushwaza. Ije gushwaza. Sante. Kuko mwagumanye n'Imana icyo yababwiye mukakirigisha icyo yababujije. Imana ije gushwaza ibinini by'umuriro. Icya kabiri gituma tudasubira inyuma. Icya kabiri gikomeye ni ubugingo twaherewe muri Kristo Yesu. Bugingo mu Kristo namwizerwa kuko bari bageze mu isoko muramuga ngo barababwiye ngo mwaje mugahaha ko turi gucuruza ibintu bihendutse. Baravuga ngo twebwe turahaha ukuri. Ngo baririmbaga indirimbo imwe baravuga ngo ubugingo budashira, ubugingo budashira, ubugingo budashira. Usaza cyane mucunguzi w'imega bwawe budashira. Ibyanjye byose kwishira ishaka tudani. Usaza we usaza cyane mucunguzi w'imega bwawe budashira. Nibyo atinze kubaha amazu, nibyo atinze kubaha abagabo, nibyo atinze kubaha abagore, nibyo atinze kububakira, ariko se twajya ubababwire. Niko ndashaka gusoza mu kanya. Hari ijambo Yesu yavuze aribwira Yohana mu kibwirwaruhame, yandikira amatorero arindwi, yamubwira ibihembo birindwi Imana izahemba abantu bihanganye. Unesha azajya kuri Imana yarishe. Unesha azajya kuri Imana yarishe. Ngiki gihembo cya mbere Imana izahemba abanyabugingo bazajya kuri Imana yarishe. Icya kabiri iramuka unesha sinzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Icya gatatu iramuka unesha
Zamuhizina amazina yo mwisajya yabo ari kunesha zamuhizina risha bitazwi n'umuntu uwo ari we wese Chantal byaraguye Jacqueline byaraguye barishyizeho ibihimbano ariko unesha zamuhizina risha bitazwi n'undi muntu uwo ari we wese keretse nyirabyo yabo umukobwa unesha umusore unesha umugabo unesha umugabo unesha zamuha izina rishya zamuha ibuye ryanditseho izina rye bitazwi n'undi muntu wese yavuga ngo kandi icya gatanu unesha azambika umwenda wera icya gatandatu namwe munesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rwanjye rwera icyanyuma gatumwe nakivuze unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu unesha azava ku giti cy'ubugingo mwe muretse kugenda tutaramenya uko bizarangira turahari wakuvaho tukajya hejuru mwe muretse kugenda tubanze tumenye uko Yesu azabisohoza tubanze tumenye ibyo azaduhemba n'iminsi tumaze tumuririmbira tubanze tumenye icyo azaduhemba n'iyi minsi dufite ufite imigezi idakwiriye gupfa ubusa amajoro mwaraye imisozi mwazamutse ibibaya mwabanutse inkoni mwakubiswe ibitutsi bagututse mama uretse uzabanza umenye uko bizarangira Amen, Jesus. Paul yandikira Timoteyo arasoza urugendo rwe yarabwiye ngo Timoteyo mwana wanjye hari ibyo nshaka kukubwira mu ngendo zose nakoze z'ivugabutumwa nkimara kwizera nta na rumwe nicuza yarabwiye ngo Timoteyo mwana wanjye narwanye intambara nziza kandi narinze ibyo kwizera aragabo ndabizi ko imibyizi yanjye ntapfuye ubusa imbere y'uriya mwami nakorera n'ikiba ikamba ry'ubugingo ry'ubucamanza utabera z'amakuru bya munsi aravuga ngo kandi nubwo ngenge Pawulo ariko inyuma yanjye hari abandi hari bagatumwe hari bagane mu bosco hari ba Inosa hari korali hari abaririmbyi hari abadiyakoni hari abakristo basizera ntabwo Imana izahita intego gutyo bityo ikamba ry'ubugingo ry'ubucamanza utabera ariko si njye jyenyine n'abategereje gucungurwa n'abakunze kuzaboneka kwe bose nashimye ko bizarangira neza nashimye ko bizarangira neza abandi bise haleluya iyo ngeze ku cyitwa ijuru cyo mpita mpahunga nkabura n'icyo mvuga kubera ko mu bintu byose Imana yasezeranije igikomeye ni kimwe ni ubugingo bw'iteka uhoraho Imana nta kindi gihembo yahemba abantu bayizeye bakizera umwana wayo ngo kiyinezeze uretse kubahemba ubugingo shawe ejo bundi izaguha umugabo ariko ntabwo bizabihagije ejo bundi izaguha ubyara ariko ntibizabihagije uzamusigaranye inshingano zo kurera izagushoboza urere hanyuma wifuze gushyingirwa mu rugo cyangwa mu kazi ibyifuzo by'umuntu bihoraho ariko hari icyifuzo kimwe kizasoza ibindi byose ubugingo bw'iteka amen urakoze mana urakoze mana uririmbane na gatumye iyo ndirimbo n'ejo Suzame gutu iwawe
amen amen arekera kuri konferensi icyakane ni icyagatatu yakoze ma gituma tudasubira inyuma yakoze ma intsinzi dukomeje kugumana na Kristo n'abandi Imana yatabaye twaruhanye tubone bagiriye neza kandi kuko twasenganye na bikababwira twumva ikanabisohoza twabonye Imana ariyo kwizera abantu bisane niyo mpamvu twicara tukavuga yatabaye Jacques ntabwo ibyanjye aribyo byayihanira yatabaye Karoli ntabwo ibyanjye byayishobera dufite ibihamya byawe yagiriye neza nawe uri ku rutonde shaho muri uri ku mugereka Imana izakugeraho munyikirize haleluya Imana izakugeraho urayisazana niyo waba wapfuye yakuzura dufite ibihamya by'ibyo Imana yakoze icyakane gituma tudasubira inyuma haleluya icyakane gituma tudasubirayo nuko Imana itazatujya mu mwenda babwiza ukuri Imana irihagije ku buryo n'ibyo yavuze yabitabona inzira yabyo yabirema ntabwo Imana izakujya mu mwenda abanyumvise amen nshaka gusenga duhomeka amaso yacu icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije icyo yakubwiye kirindisha icyo yakubujije imibyizi yawe baracyayibara ntiyapfuye gusa iminsi wagendanye n'Imana iracyayiha agaciro icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije maze ibindi Imana ibyibereyeho dusenge ushaka guhumeka amaso yacu twese tukaganira n'umutima waba ufite forode nk'uko Dawidi bamufatanye forode kandi atararetse kuririmba zaburi ariko umwuka wera aramuvumbukana kandi icyo muri umutima w'Imana ntabwo Imana ikuvumbukana ngo ikwice ahubwo ishaka kugukiza icya kabiri Imana irakubaha ntabwo yaguteza abantu irashaka kugukiza mu ibanga ikakujyana mu cyumba cy'ibagiro aho ibagira imitima yananiranye aho ibagira imitima yananiye ababyeyi aho ibagira imitima yananiye abagabo aho Imana ibagira imitima yananiye abagore ni ahantu mu cyumba cy'ibanga ahantu Imana ibagira ibyaha aho niho Yesu ashaka ko mujyana uzamura ikiganza cyawe ubwira Imana ngo Mana ibyawe ndabikunda ariko sinakwizera hari abantu muri biteraniro bakunda ibya Yesu ariko bataramwizera icyakora bakunda Yesu bakunda no kumva abantu bamuvuga ariko ntibarakizwa ngo bizere umwana w'Imana zamura ikiganza cyawe ubwira Imana ngo ndimo ndagupfira ubusa ariko ndashaka kwizera Kristo kugira ngo nanjye mpinduke umwe mu bagabana ku migisha y'Imana zamura ikiganza cyawe inshuti yanjye ubwira Imana ngo ibya Yesu ndabikunda ariko sinakizwa ku rutonde rw'abagirirwa neza n'Imana bagahabwa imbabazi sinarindimo ariko uyu munsi nizeye imbabazi z'Imana hari ibyaha wakoze mu ibanga bitamenwe n'undi muntu ari we wese ariko gendana na Yesu mu cyumba cy'ibanga gukorera operasiyo agukiza uwo muzi bya bintu umugabo atamenye bya bintu abana batahishuriwe bya bintu umugore atigeze amenya Kristo arimo arakubwira ngo ngwino tujyane mu cyumba cyo mu ibanga nkwikirize kandi nguhere ubugingo maze ntukangwe n'iminsi ukimaranye ntabwo Imana izagucyurira Imana ni nyembabazi umuntu wa kabiri nshaka ni umuntu uvuga ngo ni umuntu wahoze akijijwe azi imvugo y'Imana azi ibintu Imana yanga n'ibyo ikunda ariko ibyo yamubwiye ntiyabirindisha ibyo yamubujije yisanga mu ngaruka z'ibyaha nawe Yesu agukeneye muri mugoroba uzamura ikiganza cyawe uzanane na bene data bakeneye kwakira Yesu kuko biravuga ibyanyuma by'uwo biba bikurusha ibya mbere nawe utera intambwe ndabinginze kubw'icyubahiro Imana ibahaye n'icy'itorero ry'Imana ribahaye abazamuye ibiganza mugerageze gutera intambwe buhoro buhoro muze musange hano hanyuma twinjirane na Yesu mu cyumba cy'ibanga tumubwire ngo twarakubabaza twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bwawe ariko turashaka kwegerezwa intebe y'ubuntu tera intambwe gake gake bazamuye ibiganza mwari benshi n'abakunze ngwino muwikiza ngwino muwirokora ubwire ngo Yesu ntabwo ntashobora kwikiza ndagushaka w'umuntu mwari mwazamuye ibiganza muri benshi nimuhugu umujinya w'Imana uzatera
Imana ibaha umugisha. Warasambanye, waribye, wanyweye inzoga, ugira amoko, ugira amashyari, ugira inzangano, uratukana, ariko ngwino Yesu akugirira imbabazi nyinshi. Wimba imbabazi z'Imana ziri hano. Banguka muwikiza, wimba imbabazi z'Imana ziri hano. Haleluya. Imana iguha umugisha wuje. Nawe wicaye komeza witekerezeho, ubwire umucyo w'Imana, ukubwire ngo nkurikira umucyo w'Imana, nkurikira ijambo ry'Imana. Nimugire ubwoba, nimunaba benshi muze n'ahandi imbere, muze mubwire Yesu, mumwikubite imbere, mubwire ngo twaracumuye, ariko ni wowe mbabazi zacu. hari ahantu Imana muzahurira ikahakanda. Hahandi Imana muzahurira igakanda buto, ukabimenya ko ariyo muhuye. Ariko uyu munsi Imana irashaka kugukiza umujinya wayo. L'autre dose del prasto de la presto de Cristo de Dimas. Shamba crabo presto se para macas de cost. Mela bana casto de mama tax que todo que todo. Outra dose de canso de bom de zamarawi. Alo precosa gadi proteste que Imana mwahurira mu office. Uri imbere ya kompiyuta igakanda buto yayo, ukabimenya ko ariyo yaje. Reka twenyine mwarimu Bosco adufashe yatuzaba abana amagambo y'agakiza. Mana yacu turagushimiye, ugendereye imitima yacu muri iri teraniro. Wera wa Isiraheli turaguhimbaza, kuko mwami ugushije imvura mu kidaturwa, kandi ukongeraho gusibura amasoko yari yarazibye, akaba arimo adudumiriza mu mitima yacu. Tugushimiye ijambo ryawe, kuko mwana w'intama w'Imana rifashe icyicaro mu mitima yacu, kandi rikaba rigambiriye guhindura ibyari byaranze guhinduka. Niyo mpamvu muri aka kanya imitima yacu iciye bugufi, ababyeyi baciye bugufi, abasore baciye bugufi, abagabo duciye bugufi. Iri teraniro ryose tugondetse amajosi, kuko tutagutunganiye, kandi ukamumanuye igikombe cy'imbabazi, kandi ukamumanuye agaciro gashyashya muri twe. Turasenze mwana w'abami, kugira ngo imbaraga zawe zibonekere muri izi mbabazi. Mu maraso ya Yesu Kristo harimo imbabazi, mu maraso ya Yesu Kristo harimo ubwiyunge. Turashaka kwiyunga nawe, mu maraso ya Yesu Kristo harimo ubugingo. Reka abari barabutakaje bongere babuhabwe, reka abaviriye imbere bongere basanwe, kandi imbabazi zawe zicucumwe ku bugingo bwabo. Bamwe baribye, bamwe barariganyije, abandi bavuye mu masezerano, ariko haracyariho ibyiringiro, kuko mwami iyo igiti gitemwe gishobora kongera gutoha kiramutse cyumvise amazi. Dore imitima yacu yumvise amazi y'ijambo ryawe, turongeye turatoshye. Reka tugire ibibabi byongere bibe bitondome. Turagushimiye Mana.
turagushimiye mwana turagushimiye kuba babariye turagushimiye guciye ingoyi z'abadayimoni zari zibaboshye turagushimiye kuba bahoye urubohero rw'abadayimoni wari waramadadiye ukaba wohereje marayika wawe kugira ngo ace ingoyi z'imigozi n'iminyururu yari ibahambiriye turagushimiye tugushima imbabazi zawe turiho dukubise imbaraga za karande z'ibyaha byo mu miryango y'iwabo tuziterera agaciro ku buzima bwabo ubandike mu gitabo cy'ubugingo ubakure mu gitabo cyo gucirwaho iteka maze mwami ubahindure ibyaremwa bishya kandi uhereye none babone imigisha yawe imivumo yari yarabagenzeho karande zo kwishingira karande z'uburaya karande z'ubusinzi karande z'ubusambanyi zita agaciro ubuzima bwabo abakozi turagushimiye ubikorere kwezi icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen.